usoye kurasora mama wawe. Umwana w'umukobwa yavuze mama wakonkeje wakazugwara mu gitonda akajana ku bitaro akagogwa karara yicaye abandi basinziriye bahwereye babagona. Umwana w'umukobwa arakubwiye ngo mama wawe yaroze ngo nawe nsohokera mu nzu ngo niwe uri mukundogera aba ko atakwisha siwe wakwiba. Ukazana wirukanye nyirabukwe amusohora mu nzu saa 5 z'ijoro, aramusohora kabisa, aravuga ngo ni gute umwana umwe azarwara agakira undi akarwara undi agakira akajaho undi bikagenda gutya bikagenda bitya. Erega si ngombwa ngo abantu bose tuzumvikane. Hoya, njyewe mfite abo ntumvikana nabo, mfite abo ntumva ibintu kimwe nabo, nawe ufite abo tumva ibintu kimwe nabo, ufite nabo mutanumvikana kubera ibyo ubamo nabo badafite ibyo babamo. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we bukende ndetse nabugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abana nawe kandi Imana ikomeze kurinde, ikomeze inakwishimire. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda, turamukije abantu bari ruguru ku bibanza by'abasekuru matongo y'abasekuruza, turamukije umuryango wa M23 AFT twirwaneho aho muri hose, ngo Imana ikomeze barinde kandi ikomeze bishimire. By'umwihariko turamukije tunifuriza ibihe byiza wewe kan subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi, wahisemo neza cyane, warakoze guhitamo uyu muryango, warakoze guhitamo iri kanisa. Imana iguhumugisha kandi Imana ikomeze kwishimire, ibyawe bikomeze byaguke, ibyawe bikomeze se nukurumbuka rya bibe byinshi. Nukuri uri umuntu w'agaciro cyane kandi uri umuntu w'ingenzi. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi, abanyamerika, ngaho muri hose Imana ikomeze bagire neza kandi ikomeze ibishimire. Turamukije imiryango yishize hamwe cyangwa se amatsinda y'abantu bishize hamwe bakora ibikorwa by'urukundo, nta nyungu bafitemo ku ruhande, nta bindi bashaka, bakigomwa bagakora rukundo, bagakoresha amarangamutima yabo mu kugira ngo n'abandi bana baseke n'indi miryango iseke. Nukuri muri abantu b'agaciro cyane kandi muri abantu beza. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze iyongere aho mwakuye. Turamukije inshuti zacu za zindi tuzi ko ari inshuti, turamukije zandyarya tuzi ko ari indyarya tubana namwe, tuba tubazerega ariko nyine tukipowera. Nuko rero wewe ko subscribe hano muri kanisa wahisemo neza cyane kandi uri umuntu w'agaciro cyane. Imana ikomeze kwishimire, Imana ikomeze kurinde. Abakristo mwese mukomeze mugira ibihe byiza, abayisilamu n'abamanyura ngizo. Twebwe turi Nairobi, turi ku mugoroba. Mwiriwe abari hano, tubahaye mwiriwe kandi turabiyegereje mu kiganiro tugiye gukora kugira ngo buri wese azoza atekereza, azoza yibuka, azoza agenzura. Cyane cyane abagabo ntabwo baba bazi ibintu bibera mu ngo zabo, ntabwo baba bazi situation z'abapangayi babo. Ese mwe ntabwo muza mwibuka impamvu umupangayi mumaranye umwaka cyangwa ukwezi agusiga akagenda akava muri yanzu yawe? Ntabwo ari ukukunanira cyangwa se ko hamunanira. Impamvu nk'izo ngizo ntabwo wazimenya kubera ko n'abantu baza barushe, bari mu tuntu twinshi, stress, biki, acuruje ntibyagurishwa, yakoze akazi ukwezi kwashize ntiyahembwe, ibintu nk'ibyo nyine ugasanga ibyo mu nzu ntabizitaho cyane cyangwa se ntamenya uko situation ziba zimeze hirya no hino cyangwa se uko biba bimeze. Umuntu avuka ahantu hanini, umuntu avuka ahantu henshi, umuntu agira imiryango myinshi, bugira kwa so, kwa ba mama wawe, yewe umuntu ni munini kandi usanga umuntu agenda ashamikira ku wundi, Nabonye hari umusore mwiza DC ukiri muto wapfuye, waguye muri Canada. Nari muzi, yambabaje, ariko iminsi yiwega iyo yageze, umunsi wawe wageze, Imana ntiza yibagirwa cyangwa se kagashinge kawe bakwestariyeho kigiye ugomba kumara tikaza gasinzira, nyine bita bigenda gutyo ugasanga iminsi y'umuntu nyine yageze cyangwa nuko byagenze. Imana imuheze iruhuko ridashira. Abantu bari muri situation itari nziza, abarwaye, abari mu bibazo, ubona ko umunsi bitameze uko, nukuri Imana ihindure ibyo bihurimo kandi nawe wabuze uwawe, Imana igukomeze.
abantu iyo umuntu ageze ku kintu c'urupfu aza abura nk'uko avuga amagambo akaba makeya byo baza bitango yashize ngo amagambo yashize ivuga iyo wapfuye cyangwa se wapfushije kurya nawe umeze nk'uwapfuye mu bitekerezo nyine ntabwo situation uburima iba ari nziza ntabwo ibihe uburimo ntabwo bari byiza ariko kubera ko Imana niyo mugenga w'ibihe Imana nizimenya impamvu ya byose ariko Bibiliya zivuga ngo n'imbuto yeze zisarurwa ku Mana ntampanuka ibintu byose nyine biba biri uko tugomba kubyemera rero Paul cyane kuri abo bantu bari muri iyo situation kuri abantu bari muri ibyo bihe bitameze neza Imana ibakomeze Imana ibaheze ihumure ntiritangwa n'umwana w'umuntu ihumure ritangwa n'Imana Imana ibaheze ihumure rero reka twiganire ikintu kinzanye hano usoye kurasora mama wawe umwana w'umukobwa yavuze mama wakonkeje wakazugwara mu gitondo akajana ku bitaro akagogwa karara yicaye abandi basinziriye bahwereye babagona nk'umwana w'umukobwa arakubwiye ngo mama wawe yaroze ngo nawe ngo nsokera mu nzu ngo niba uri mukundogera aba ko atakwisha siwe wakwibyara yakwica mwabaye ni muve mu magambo mupfukame musenge kwa gatanu nari none iyi nkuru iyo nyivuga ari kuvuga ngo iyo nkuru ntibaho ibyo ntibyabayeho hari n'abaza bambwira ati rega nawe uri muzi uhimba inkuru none se ibintu uvuga byose biba byarabaye ahubwo se niki mwebwe mwa mutazi sibye ko uvuze nyine ikintu ngiki mu mwita ukundi kundi ariko hari ibintu tuba tugenda tubona n'ibintu tuba tugenda twumva ukibaza kubera iki cyangwa se impamvu yabyo ni ukubera iki ese kubera iki biriya byabaye ese kubera iki uriya mwuka mubi uriho ese kubera iki biri kuvugwa gutya ese kubera iki ese kubera iki ndagira ngo mbabwire umurongo mbarizwamo niwo wanje kandi sinteze kuzahindura ibyo nkora kubera ko bitagushimisha kubera ko utabikunda nta kibazo kubera ko nta nkunga wanteye mu kugura ibikoresho sinakugishije inama yuko ngiye gukora cano ngo nzo nkora ibi ngibi aya ni amahitamo yanje ibi ni byo nkunda biba byiza iyo ukoze ibyo ukunda ugakora amahitamo yawe ugakora amarangamutima yawe apana kuba igikoresho c'abandi ngo bakubwire ngo ndashaka kuguha akazi uzaza uvuga bino uzaza ukora bino ndashaka ko ishusho y'ibyo uzakora ari nje uzayiguheza uzagendere mu murongo naguhaye cyangwa se uzagendere mu isura naguhaye oya njyewe erega mujya mutandukanya ibintu umuntu aba akora by'akazi biba bimutunze n'ibyo ndakora bitamutunze bitanafite n'icyo bimumariye ubu ngubu nyine aba yasigaye aba yasamye aho ngaho ariko bimeze hari inkuru numvise ejo bundi tinyana no kuyibabwira iyo umukazana wirukanye nyirabukwe amusohora mu nzu saa 5 z'ijoro aramusohora kabisa aravuga ngo ni gute umwana umwe azarwara agakira undi akarwara undi agakira akajaho undi bikagenda gutya bikagenda bitya erega si ngombwa ngo abantu bose tuzumvikane hoya njyewe mfite abo ntumvikana nabo mfite abo ntumva ibintu kimwe nabo nawe ufite abo tumva ibintu kimwe nabo ufite nabo mutanumvikana kubera ibyo ubamo nabo badafite ibyo babamo kandi erega si ngombwa ngo tuzoza dukora ngo ibyo mukunda oya ndi umukozi wawe se ndi umukoresha wawe se kugira ngo umbwire ngo kora kino hawo ukuntu nonkoze n'abaheseriye cyane muravuga ngo yagize ibibazo ngo buriya sensitireza reka da hari inkuru zimwe tuvuga ni nk'aya matangazo nababwiye hari inkuru zimwe tuvuga tukazivuga nk'ababa batanga amatangazo yo kubika
wari bwumve radiyo ibika ihayiseka aba yanyagiwe ari muri situation nyine ikonje ninanga avugiramo iba nyine niyikiriyo nyine hakaba nandi matangazo tuvuga tukabanza tugaseka ariko ibi bintu bibabaje kandi ibintu biteye n'ubwoba ibaze ngo umugore wawe karakubwira ngo nyoko n'umurozi Jamene ngo karakurogera abana nyoko wakubyaye kakuriya uriya mukozi w'Imana yaravuze ndarengize ngo mbanze nkabumvishe nyoko yarakubyaye yagutwisa amezi 9 akugendana wanakubitaga n'umugere akakumva akabanza agahagarara ati akanishima ngo umwana karakina umwana ameze neza arakubyaye aragukujije akumenyeye buri kimwe cyose tumuzamwumva ko bazavuga ngo hari ibiryo by'abana akaguha ibiryo abandi bana batari buryeho kubera ko uri umwana ariko urakuze ushatse umwana w'umukobwa muhuye ejo bundi mufite amenyo 30 naya nimba atari naya umwana utagikuka amenyo umwana utakimera amenyo murashakanye mumare gushakana uwo mwana w'umukobwa karaza akakubwira ngo nyoko n'umugome ngo nyoko azandogera abana nyoko ntankunda sinzi ico nza mpfana nyoko ese uwo nyoko wawe wihekura buzukuru biwe gituma ataguhekuye buriya sari njewe n'abana banje imbere ya mama cyangwa imbere ya papa oya abana bose nabo umubyeyi ishema ry'umubyeyi ishema rya mama nuko abona abana banje bari gukina bamwita kaka bamwisanzuraho uko nusigira mama abana nkavuga ngo arabagirira nabi nashaka abagirire nabi nabiwega nawe na maraso yanje kandi naje ndamaraso yiwe ibyo ngibyo rero nako ngira ngo mubanze mubyumve tujane mu murongo umwe uyu mwana w'umukobwa ni gito kandi cyane kuba udafite byo wumvikanaho na nyoko bukwe ntukwiye guteranya umuhungu na nyina yaramubwiye ngo mukecuru musohore atahe cyangwa njewe ngo usigire abana ndusohoke kuko kuva yagera muri uru rugo nta mahoro ngira uzi ukuntu abandi bakobwa baza bishima iyo babonye ba nyirabukwe bakavuga ngo agiye kumfasha bino ngiye kuruhuka kuzajya ntekera umwana igikoma ngiye kuruhuka kuzajya mfura ariko nyine hari n'abandi bakecuru b'amabandi bazagera mu rugo nyine umwuka ukaba mubi ngo se mwana wa ngo uku nawe warashatse ngo ririya pepu ry'umukobwa ngo urashatse nyine hari abakazana bamwe badashobotse hari n'abakecuru bamwe badashobotse nukuri barahari ukamusanga nyoko karagucuragurira nyoko karakugirira gutyo ariko iyo utawumva ibintu kimwe na mama na nyoko bukwe wishaka kumugonganisha n'umwana we ababyeyi ga n'imbabazi sinokumva ko mukecuru hangirira abana banje nabi ngo naje ngo nzobe nyine kimwisanzuyeho cyangwa se nkimuhaye keya nkuko nari nsanzwe hari ababyeyi bazima pe 100%. Hari n'ababyeyi bagito basenyera abana babo nyoko akama konko kiriya akamaza mu wayo gusa akazaguma gusa kubukwenyegeza gusa akagenze nabi abarakazi arakavuga akagenze neza gakonti yo kavuga barahari ariko n'abandi bakobwa nabo bigizega nyine gutyo badakunda abakecuru abayumva ewan ibintu nk'ibyo ngibyo uyu mukobwa njewe no mugira inama yo gukizwa kubera ko nabazobyara kandi nje amakuru mfite kuri umubyeyi yabeshe ngo numurozi amakuru mfite no kari umubyeyi muzima rwose ugira imico myiza nyine ntawo menya ngo umuntu ariko kurya nturuzi umuntu gito n'umuntu mubi byibuza atavugwa n'abantu akagenda avugwa muri uyu muhana bakamuvuga ariko umuntu wo mu nzu wakwise gusa umurozi wenyine abandi hanze uhagera mukisanzura ukabaha icubaye bakakirya mugasangira mugasabana ikibazo kiba kiri muri rwa rugurimo nimba ari uko bano bana batoye nyine bavukire mu bizungu bataza akamaro k'ababyeyi bataza agaciro ko kuba uri kumwe na nyoko bukwe mukecuru simushaka kuva yagera muri uru rugo abana banje batangiye kurwara kandi bakarwara indwara z'imiriro gusa zo gukorora twaje kwa muganga bakabura indwara bakavuga ngo azoza ngo amazi menshi birashira
hamwe rero ni byiza ko umugabo agera mu rugo cyangwa se nyiri urugo, ni byiza ko ugera mu rugo ukasuganiriza abapangaye nimba bafite ukaganiriza barumuna bawe, kandi mwibuke ko buno buzima turimo cyangwa kino gihugu turimo abenshi bapagasa imirimo y'amaboko yabo cyangwa se kwihangira imirimo. Iyo wirukanye abapangaye nyamara nawe birakugora kuko arico bagufashaga. Tiwo kurukana njewe mama gutyo muri urwo rugo rwawe kwa mukuru wanje ariho ndi wenda namara ngo nanje mbe nkigufashije cyangwa se tube tukibanye, kurya ngo ubuciye wa mugozi w'urukundo, ubuciye wa mugozi wa connection. Hamwe biba byiza kumva utwo tugambo umugore wawe kubwira cyangwa se ayo magambo, ariko nawe ugashishoza ukaba umugabo ugafata icemezo. Erega kumva byose siko kubikushira mu bikorwa. Gitwaza yaravuze ngo abagore ngo bakunda ngo ugume batega amatwi gusa, ugume babwire, bagume bakwikirize, bagume baseke. Turabizi pe, hari ababyeyi badashobotse, hari ababyeyi bagira nyine izo tabia zitari nziza, kandi n'abarozi turabizi babaho turabizi. Hakabaho nyine n'abandi babeshirwa. Hari nk'abantu baza batuka basebeje bakavuga ngo n'umurozi kandi atariwe, ariko ico nkundira ikinyoma kiza cirukanga kikama kizima kwa kundi watwitse ubwatsi bwumye, buza bugurumira amasegonda 2 n'umwotsi ukamushira. Uko niko ikinyoma kiba giteye. Umuntu kubeshera gutyo akakwangiza mu bandi cyangwa akakwica mu bandi, uwo muntu bitinde bitebuke azaroga. Kandi rega buriya uburozi buzanywa n'ishari. Nti woba wariye wanyoye umeze neza ngugira ishari cyangwa ngo ugire uburozi. Abarozi n'abanyeshari rya rindi ryo ku rwego rwo hejuru. Afite imodoka yiwe nawe urayiguze akama yumva wivu ngo se ko runakatera imbere nkanje. Nyine ni blessing y'Imana, ni favor y'Imana. Imana ishaka kumubwira kuko nawe wagasaniwe, ariko kama wumva gizishari ugize nyine umutima mubi. Natwe nk'abana twakuranye wumvaga bavuga ngo runaka ngagira umutima mubi, ngo runaka ngo umunyeshari. Akana gakora bavuga gutyo kaza kagana nyine kamagakura nabi, ugasanga bagahanyiniza ayo madawe. Ariko uyu mukazana ku giti canje naramugaye, kandi mare kumugaya ndavuga ati yewane akeba kajuwa mugarura. Ejo nawe abawe kurabyaraga, ejo nawe abawe bazakwirukana. Ariko uzi kwirukanwa n'umwana wawe. Ico ukorera abandi, ico ubiba nico uzasarura. Urwango ubiba mu bantu ruzakugarukira. Amahoro ubiba mu bantu uzuyasarura. Ibyishimo ubiba mu bantu ubisarura. Ico uzatera nico uzasarura. Uzasarura bihwanye n'imbuto wateye muri wa murima. Turabizi ko abantu batukwa, babesherwa, bashirwaho ibintu nk'ibyo, ariko muzacunga umuntu batuse ngo ni umurozi. Yashakaga tukwa na mukeba wiwe wenda reka mbivuge hafi. Bizotuma bigenda bikama bishira, bigashira pe. Bigashira. Nyina kareo karavugwa. Tiwontu kanje wenkaye neza ngo ndumurozi. Ngo wa muntu kagusa ngo uri umuntu umwe ngo byama bigira gutya. Oya. Ayoboye ako kanya biza byibagirana. Hari abaza batukwa turabizi. Hari n'abandi nyine bagira ukageso nyine bafashwe aya madawa bahawe ibyo bintu. Kandi muzacunge utabihawe na nyina abihabwa na se, utabihawe na se abihabwa na nyirabukwe, utabihawe na nyirabukwe abihabwa n'inshuti giti, inshuti magara wa wundi w'indani. Ariko njewe niyo ubona inshuti gute tiwampeza umuvumo nkungo nkwemerere. Umuvumo ntahawe n'ababyeyi tiwo wumpeza ngo nkwemerere pe. Buri wese dufite urubanza imbere y'Imana, dufite kuzagira ico twireguza imbere y'Imana. Iciza ngo c'Imana ngo ni data wa twese, ngo avumera ababi n'abeza. Abarozi baza bahabwa imigisha, abanyeshari bagahabwa imigisha, abagwaneza bagahabwa imigisha, abantu bose bakayihabwa pe. Ariko imbere y'Imana dufite urubanza. Mukazana wewe washinje nyoko bukwe uburozi ukamwirukana, twarakugaye. Okay, narakugaye. Jewe narakugaye.
ariko nabomenya amakuru yawe bazokugaya. Kandi nyine nawe urabizi ugenda uvuga ngo bazagutuka ngo uri umurozi, reka bagutuke biza bishira, biza birangirira aho ngaho, nta naho biza birenga. Ariko gufata umubyeyi w'umuntu wamureze imyaka 20, 30 ukamukoroganisha n'abana be, sha uburi ebana sinzi ico uzovuga imbere y'Imana. Ivyo ngivyo nawe wabikora wizigamira, ukaba bizakugarukira. Sambona abantu bafite amakwe bavuga ngo nimba utarantwerereye ngo nje sinzogutwerera ngo nimba utarantahiye ubukwe sinje ndinde wo kubugutahira. Reka da. Nuko rero bagabo bagenzi banje, bajama bagenzi banje, ruziruko rugenzi rwanje, kumva byose ni byiza, ariko gucagura iby'akamaro nabyo ni byiza. Ni nko kurya ifi, buno ubuzima tubayemo ni nko kurya ifi. Ifi bari nziza iyo hari ntuzi ukanje gusa ngo wamumira, hoya hari akanyefuzo ukuramo ugatamira, hari agashugizo ukuramo ugata. Sosiyete tubayemo, abashuti bawe, abajyanama bawe, uzozo bageranya no kurya ifi. Bakubwira ibintu byose utega amatwi. Nashaka kugambira undi utega amatwi, nashaka kubwira ukuntu runaka ari mubi utega amatwi. Ariko nawe ujonjore, ukuremwe ya mishugi mu byo yakubwiye uyite, twatunyufu ari tkurya. Uko siko, ariko abantu banga ukuri. Abantu banga ukuri, abantu banga umuntu uvuga ukuri. Abantu bakunda umuntu uvuga ukuri ni nka 5%. Abandi bose abashaka ngo tubeho mu isi y'ikinyoma, isi yo guceceka, isi yo kugira gutya. Kandi ibyo tuvuga iyo bikugezeho abantu bakabivuga uzugubwa neza, ariko mu gihe bitarakugeraho bari kubivuga uzugubwa nabo kamere mubiri we, satani we, mubiri we, ukamugubwa nabo kamusanga ibintu byabaye ibindi. Nukuri kw'Imana jewe uwo ntandukanya n'umuvandimwe, nuko umuvandimwe we babigizemo uruhare. Uwo ntandukanya n'umubyeyi, nta mubyeyi ukwanga umwana, habe umwana niyo bari kivume, habe niyo bari umujura, habe niyo bari umusinzi, habe niyo uko yo bameze kose, umubyeyi nyine wari umwana wiwe. Babashutugira, babajyanama ugira batega amatwi bose, babandi witabasazi bavuga batega amatwi bose. Ariko mu gukora urobanure, umere nka yafu hayo urya, uzukora nk'imishugu yite, ukore utunyofu tumwe natwo dute, utundi utubike, ugosore wenyine muri wowe. Ariko uzumuvumo umubyeyi, uzi kwangaza umubyeyi wawe ukamusohora ngo umwana w'umukobwa yavuze, umwana mwahuye ejo. Umwana utanazi n'amateka yiwe, gusa baramukurangiye ngo kwa runaka hari umugeni, ngo bagira imico myiza, ngo nta bantu beza, akagutandukanya na nyoko wakubyaye. Monsheri, urebye neza ikibazo nawe uba ugifite. Ntabwo umuntu nkwiye gutandukanya n'ababyeyi gutese. Umuntu mwahuye ejo munamaranye umwaka cyangwa amezi, karakubwira ukuntu nyoko ari mubi, ukuntu se ari mubi, abazi hehe se. Nuko iyo nkuru yambabaje, iyo nkuru yangize shocked kabisa. Navuze ati yewe, hari abagabo nyabagabo, hari n'abandi nyine bari aho ngaho bajegajega. Madamu yavuze, reka ndavugisha umugore, ndaza kukubwira, ntacu nokora ntavuganye reka da. Ese ni byose ugomba gukora, ugomba kubwira umugore? Hari bimwe ugomba gukorera abantu bawe atabize, si ngombwa. Nimba uzi uko nyine nabagira ku gatima katari nkakeza, usumubwira gusa. Narengeye kuvuga menshi, kandi ngo kuvuga menshi siko kuyamara. Reka tubabwire ngo muzamutega amatwi ababagaya. Nabonye akantu kavuga ngo uzotega amatwi umuntu kunenga aho gutega amatwi umuntu gusifuga ngo uri igitangazo umugabo. Ayi yarenze. Nuko reka tubabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Imana ikomeze barinde, kandi Imana ikomeze bahishurirwa ryo kumenya abo mu bana, ryo kumenya inshuti, ryo kumenya ugomba kumvira n'utagomba kumvira. Yesu wenyine niwe ugomba kumvira. Ijwi ryo mu ijuru rivuze ngo rikakubwira ngo mwana wanje
ibibazo ufite ni nyoko wabigutera muhunge ijwi rya Yesu ariko apana ngo umuyumbe yaje arakubwira ngo nyoko nikabica ngo so nikabica ngo umuvandimwe ngo bala reka da haba hari abantu bameze gutyo bafite iyo misiyo muri iyi si. Satani afite abambasaderi muri iyi si, afite n'abasekereteri, afite amoko yose muri iyi si. Afite nk'ababishopu, afite nk'abapasiteri, afitemo ba missionary, afitemo aba evangeliste, afitemo abadiyakoni, afitemo abaririmbyi. Satani ariko uzaho yaje aturutse mwijuriyo iburyo bwa data. Nuko rero mukomeze mugire amahoro, mukomeze munyurwe n'ibiganiro byacu. Turabakunda cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.